Tuza utekane ni mu gihe ariko ntege amatwi yombi nimara ishavu ntere agahinda nkubwire ibyahararutswe i Gasabo nyamara bihatse ubukungu bitavugwa. Mbe cyogere mu nyambaro gina ruhora umutware ku mutima ruririmbwa mu mahina nyirinkindi ihamije imyato wabuze iki iminsi ihatse. Iteka uciye ni ihame horana ishyihirwe urariharaze uwo bicikiye utabishaka ukinga ukuboko nk'ingabo n'uwo ushaka ukamuhisha izuba. Ese isi izahora iguhunda impundu ngo ishyari ibisabane n'ibihubi maze Gasabo isakare ibyishimo byawe bibe birambye imitaga n'imitaga ko hari ubwo iyi si y'ibirandura. Reka ducudike ngucire amarenga ngutere kumenya icyo iminsi ihatse hata ejo utazaba mu mazi abira uzira kuba intamenyirira ku muziro ukaba umwaku ibyiza bikakuba kure nk'ukwezi. Burya isi irahinduka umuntu agasaba uwo yimye cyangwa agahinduka nyamwanga iyo zavuye akanga umwami wamugabiye bitaba ibyo amaherere akakugira amajanja. Akagutera icyasha n'icyagane ugakambya agahanga ugahindana wamara gucikana no gucogora wanogonowe n'intimba wahindutse akabarore n'iciro ry'imigani. Ukishinga ukisanga uri imyavu isura n'imisusire bisa n'ibyo wanyoye nzobya kwiyakira bikaba inzozi umutima ugatura kure y'igituza ugatungurwa izuba riva. Jya uzirinda n'inono z'ingendo jya uzirinda uruhora n'ituze ubutabera buba ikirango ikiragano cyawe kizira amakemwa icyago cyawe kizaba inkuru y'incamugongo kuri bose. Emera umuruho ngo uwuse ikivi unoze umurimo wurinda amahugu uhugure ubwenge wange urugomo nunyaga ubutunzi uzagumane ituze ngo ubifitemo amahoro ntiyumve ibimuharamba. Ntuzatinye isi nihinduka icuraburindi rubanda ruzifuza ko urukamira nta kabuza igihe ukizeyuka wongere ubone umucyo utamurutse wizihirwe intsinzi ikugejeje ku mutsindo. Nubwo isi hararuka nihita Yezu wakayijuka ka serukotsa rwa ruhage rwa bigwagwa bya mutu wa muhondogo wa nkwako ya nkwakuzi. Isata ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutware ku mutima ishyikana ku mubiri ingeri yasumba inkiko nyamuca mu gakanga k'abari bakagacira icyo ngo mico myiza yaciye. Hita Yezu Sostene.